nagira nkubwire ngo nawe ufite ibikugerageje, ufite intambara, ufite byinshi biro bikurushya, ariko humura mu ijuru hari Imana. Umugabo aramubwira ati amafaranga niba wayabuze rero icyo twasezeranye urakizi, ategura niba ari umuhoro niba ari inkota aratyaza. Zaburi ya 41 umurongo wa 12 aho sinirirwa mpajya, haravuga ngo iki nicyo, haleluya, iki nicyo kizatumenyesha yuko twishimira, iki nicyo kizamenyesha yuko Uwiteka Imana nyishimira. Haleluya, iki nicyo kizatumenyesha yuko Uwiteka Imana twishimira, nuko abanzi bacu batazavugiriza impundu kunesha. Nimvuga abanzi, s'il vous plaît, nturebe umuntu mwagiranye ibibazo. Nimvuga ngo umwanzi wawe ntazakwishime hejuru, nturebe mu muryango wo mwagiranye ibibazo. Oya, buriya nta kibazo mufitanye, uriya ni umwarimu wawe. Umwanzi wacu ni Satani. Hello, murakaza neza kuri Muzankuze TV. Twongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikiye Muzankuze TV, tubasuhuza abari hirya no hino, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Aziya, tubaha ikaze kandi nanone kuri Muzankuze. Iyi ni Muzankuze. Wowe ufite ikibazo, wowe ufite intambara, wowe ufite umubabaro, ubu none aha ngaha ndakubwira ndetse nguhumuriza, vuga ngo komera, ihangane, kuko mu ijuru hari Imana igitabara, Imana igihindura amateka. Nubwo wabaye umunsi ariko ejo byahinduka, bigahinduka byiza, ukongera ukagira umunezero. Icyo rero tugusaba wowe ukunda gukurikirana ibiganiro byacu nuko wajya ukanda subscribe. Iyo ukanze subscribe ukomeza kujya ukurikira ibiganiro byacu. Hano kuri kamera ya Muzankuze tuhafite umumama, ndakeka n'umumama, we arabibwira, ababwire amazina ye, ababwire ndetse n'igitumye ari hano kuri kamera ya Muzankuze. Mama, turakwakiriye rero, tuguhaye ikaze kugira ngo ubashe kwibwira abakurikiranye Muzankuze. Ikaze. Murakoze cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi n'umunyamakuru wa Muzankuze ubashije kunyakira. Nawe Yesu aguha umugisha cyane. Ni ukuri, ni iby'umunezero, ni ibyishimo, ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Iyo umuntu abonye abyutse umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ukabona uhumeka, ukabona uri muzima, nibyo gushimira Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana Nyiribihe, Imana ishobora byose. Jyewe rero njya nkunda kubwira abantu ngo mfite amazina menshi. Arabo mperutse kubwira ngo mfite amazina nk'ay'indyankwi, baraseka. Indyankwi igira amazina menshi, sinzi nimba hari abazi indyankwi iyo ariyo. Ego, ni ishoka, ni indyankwi, ni menshi cyane. Rero amazina yanjye nitwa Kamikazi Liliane Mignonne Rwagihuta, inkundwakazi y'Imana. Nkaba ndi umubyeyi, mfite abana 3 n'umutware. Nkaba ndi umukozi w'Imana. Imana uko impamagaye gukora niko nkora, uko impamagaye kuvuga niko mvuga, umurimo ishaka ko nkora niwo nkora. Icyo nirinda kunyuranya nayo. Rero ndabashimiye cyane. Ayo niyo mazina yanjye. Hanyuma ku izina ry'ububyeyi cyangwa se ku izina ry'icyubahiro Imana yampaye ni Mama Prince, cyangwa se Mama Umwiza, cyangwa se Mama Uberewe. Abo bose n'abana Imana yampaye, nabakomoka mu rukiryi rwanjye. Rero murakoze cyane kunyakira. Yesu abaho umugisha. Uti Yesu abahe umugisha.
turakwakira umubyeyi amaze kutwibwira amaze kwibwira abakurikiranye mpumuriza ngo uhumurize. Mubyeyi rero urasa neza n'ukuri, wambaye neza n'ukuri, ibi biba binejeje ku mubyeyi cyane cyane w'umunyarwandakazi. Rero ikikuzanye hano kuri mpumuriza ngo uhumurize, ngira ngo nicyo abantu benshi bategereza amatsiko bavuga ngo ese ura mubyeyi uri kuri kamera mpumuriza ngo uhumurize uyu munsi atuzaniye iki? Ngira ngo murabizi ko n'umuvuga butumwa bwiza ndetse afite n'ubuhamya bwinshi yagiye atanga bitewe n'ubuzima yagiye anyuramo. Hanyuma rero mubyeyi turakwakiriye, ese n'ubuhamya, ese n'ijambo ry'Imana, turakwakiriye tuguha ikaze kuri mpumuriza ngo uhumurize TV. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mbere yuko ntangira kuri mpumuriza ngo uhumurize, ntabwo ndi umushyitsi, ndi umusangwa. Reka tubanze dusenga Imana. Wowe udukurikiye uri mu Rwanda, wowe udukurikiye uri mu bihugu bidukikije, cyangwa se uri hakurya y'amazi, abari mu mahanga, aba diaspora, inshuti zacu ziri hirya no hino, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Wowe tugiye kubana, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Unyemerere aho uri dufatanye dusenga Imana, unyemerere aho uri ufashe uyu mwanya wo kugira ngo ubashe gutega amatwi wumve icyo Imana ivugana nawe. Mu by'ukuri tunyura muri byinshi, ariko Imana ibiri kumwe natwe. Imana Data twese uri mu ijuru, uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, uri Imana y'agakiza kacu, uri hejuru y'amajuru urakiranuka, nta kijya kibasha kurogoya imigambi yawe. Ujya ugamburuza imigambi y'ababisha, ujya ukubita hasi ibyishyira hejuru ubuzima bwacu. Niyo mpamvu nguhamagaye amasaha kugira ngo wururuke uzubane natwe. Niyo mpamvu nguhamagaye Mwami muri iyi saha n'iyi minota tugiye kuganira n'ubwoko bwawe. Ibiganiro byose bigiye gutambuka hano kuri mpumuriza ngo uhumurize, bibe ibiganiro biguhesheje icyubahiro, bibe ibiganiro bikunejeje, kandi bibe ibiganiro byubaka buri muntu wese. Tugira aho tuva tukagira n'aho tugera, kandi byose dushobozwa nawe Kristo duha imbaraga. Ngwino rero uganze kandi utegeke, ngwino ubane natwe. Nshuti Mwuka Wera ndaguhamagaye, ndakuraritse ngo ugira ngo uzubane natwe. Ahatari Umwuka Wera abantu bigira ibyigenge, kandi ntabwo dukeneye kwigira ibyigenge, ahubwo dukeneye kuyoborwa nawe. Urakoze ukumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu mbisabye nizeye, amen. Rero Yesu abaha umugisha. Ndagira ngo dufatanye muri iyi indirimbo yo mu gakiza ya 45. Ariko mbere yuko turirimba iyi ndirimbo, ndagira ngo mvuge kuri uyu muririmbyi. Iyi ndirimbo kuva kera narayikundaga, kuva kera twatangiraga kuririmba nkumva nguwe neza, ariko noneho nayikunze kurushaho maze kumva ikisobanuye, maze kumva nyiri kuyiririmba intambara yari yahuye nazo. Nshuti bavandimwe, izi ndirimbo ziririmbwa, munyemerere n'uzajya uririmba indirimbo ujye uyumva, haleluya, ujye uyumva, ubanze utega amatwi wumva ikiri ishaka kukubwira. Niba ngombwa ubanze nugirirwa umugisha wo kumenya icyo isobanuye, izajya kuryohera kurushaho. Uyu muririmbyi wa 45 iravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwamenya uko bingana. Yesu ashimwe. Naje kumenya amakuru numva biranejeje, numva none uyu muririmbyi mukunze kurushaho. Iyi ndirimbo ngo ni umudamu cyangwa se umubyeyi wabanaga n'ikigeragezo. Nawe hari ikigeragezo cyawe ufite, nanjye hari ikigeragezo mfite. Buri muntu wese afite urugamba rwana narwo, afite ibimuhiga, afite ibimurwanya. Noneho nawe yari afite ikigeragezo cy'umugabo babanaga mu nzu. Yaramutesaga
yari yaramutesheje umutwe, yari yaramubujije amahoro, ariko akaba ari umugore ukunda gusenga, akaba ari umugore ukunda Imana, akaba ari umugore ukunda gukorera Imana, akaba ari umugore ukunda kubaha Imana, akaba ari umugore ukunda kugendana n'Imana. Noneho ngo igihe kimwe umugabo aza kumugerageza, amushyira ikigerageza imbere, afata ngo amafaranga menshi cyane, abwira umugore ngo mfite urugendo. Mu gihe rero mfite urugendo, aya mafaranga ndashaka kuyaguha ukayambikira. N'igihe nikigera cyo gufata urugendo, nzayakwaka uyabika ahantu kure. Umugore arayafata, yari ari mu isogisi. Umugore aragenda, urumva afite ahantu yayabitse mu cyumba cyabo, urumva ni icyumba cyiwe n'umugabo we. Uko biri kose nawe unkurikiranye, icyumba cyawe kiba ari icyawe, ufite ukuntu usohoka ugakinga, ufite ukuntu ugira ahantu ujya ugakinga, ndetse ufite n'ahantu h'ibanga hawe ushobora kubika ibintu kugira ngo bitangirika. Uwo mubyeyi nawe rero niko yabigenje. Noneho wa mugabo, kuko cyari ikigeragezo, yari umugabo wamuhigaga amanywa n'ijoro, ndetse icyo yari agamije kwari ukumwica. Icyo yari agamije noneho ku munota wa nyuma kuri ayo mafaranga, kuko ajya kuyamuha yaramubwiye ngo aya mafaranga nindamuka nyabuze uzitegure gupfa. Umugore aragenda arayabika, umugabo aca inyuma ruhinga arayamwiba. Amaze kuyamwiba, ajya kuyajugunya ahantu nk'uko wagenda ukayajugunya muri Nyabarongo mu mugezi utemba. Urumva umugezi utemba, ibyo ujugunya byose biratemba bikagenda. Igihe cyera cyahakabaye, umugabo ngo arangije aramubwira ati rero umugore mwiza, rwa rugendo rwanjye rurageze, nagira ngo umpe kagatiki. Shuti bene data, ibigeragezo duhura nabyo ni byinshi, intambara duhura nazo ni nyinshi, ariko dufite umugabo witwa Yesu Kristo. Iyo twamwiziritseho tukamwiringira, ajya turwanirira mu bikomeye, ajya turwanirira, twebwe tugatuza tugaceceka nubwo biba bikomeye. Umugore agiye kureba aho yabitse rya pfundo ry'amafaranga, arayabura. Amaze kuyabura, arahiga inzu yose, arasakambura, ajugunya hasi, agira gute. Urumva nawe iyo wabuze ikintu kandi umuntu yaragusezeranyije akakubwira ngo kibura nzakwica, uzitegure gupfa. Umugabo yari yarabuze aho ahera ngo abe yashaka intandaro y'uko uwo mugore yamwica. Ariko shuti bavandimwe, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha, ubwo Imana idukunda ntacyo tuzaba. Nagira ngo nkubwire ngo nawe ufite ibikugerageje, ufite intambara, ufite byinshi biro bikurushya, ariko humura, mu ijuru hari Imana. Umugabo aramubwira ati amafaranga niba wayabuze rero, icyo twasezeranye urakizi, ategura niba ari umuhoro, niba ari inkota, aratyaza. Ariko arabanza aragenda. Urumva iyo ikigeragezo cyakujeho ntabwo biguma mu nzu, turaganira. Nubwo turi kuri uyu muririmbyi, turaza kumuririmba, turaza kufatanya jyewe namwe, ariko tumenye ngo ibyo ducamo byose, haleluya, hari igihe ikigeragezo kinuka. Ubundi hari ubuzima ubamo, ukabubamo buri mu nzu bikaguma ari ibyawe gusa, ariko noneho hari igihe binuka bikagera no hanze, n'abo hanze bakamenya uko ibintu bimeze. Iyo bikiri mu nzu, buriya iyo bikiri ahantu hari private, bikihisha ahantu bitarasohoka ngo n'isi yose imenye uwo uri we, burya biba bicyoroshye, uba ugifite ukuntu ushobora no kubyihanganira. Umugore icyo yakoze, yagiye kumva, yumva hanze mu baturanyi, yumva batangiye kubivuga. Umugabo yagiye yabikwirakwije, yababwiye ati rwose umugore arananiye, ibi n'ibi, yanavuze n'ibintu byinshi cyane, avuga ati ubu noneho ni jyewe nawe ndamwica, kandi ndamwicira ku karubanda. Urumva hanze aho hari abari biteguye kubona apfuye. Hari ibyo duhura nabyo, hari abitegura ko dupfa, ariko humura ntabwo uzapfa. Humura, niba ukunda gusenga, niba ukunda kubana n'Imana, humura ntacyo uzaba. Birakomeye, ni urugamba, ariko humura ntacyo uzaba. Umugore arangije, umwuka w'Imana muzaho,
tujya tuvugana n'Imana, tujya tuganira nayo bucece n'ibanga, n'uwo muri kumwe atazi ko muri muganira, ariko kubera uburyo kidusabana n'Imana, haleluya, kubera uburyo kidusabana n'Imana, Imana ikatuganiriza, ikatugira inama, ikatubera igisubizo cya byose. Arangije ngabwira umugabo ati, mugabo mwiza rero, mbere yo kugira ngo unyice, shuti yanjye sheri, urabizi papa w'abana banjye, rwose ndabizi nakosheje, ndi umunyamafuti, icyemezo cyose uri bufate genda cyemera, ariko nyemerera mbanze njye, kuko umugabo ngo yakundaga ifi cyane, nyemerera mbanze njye kugushakira agafi nsige nkagutekeye rwose nteke, hanyuma rwose nakubwira iki. Ati ngaho genda iyugwa, genda. Aragenda ngo agera ahantu ku ruzi, ahantu barobera amafi, asanga amafi yarangiye. Asanze yarangiye, asanga ngo hari udufi tugera muri 3 natwo tw'amafuti. Aravuga ati, mu gihe niyemeje kumutekera agafi keza, ntacyo reka nze nemere ntuguri. Ariko muri zafi abona hari ifi hengamye, ifite ukuntu iri rubirika, ifite ikintu kibyimbye, ifite ukuntu nyine itameze neza. Aragenda, haleluya, zafi atangira kuzitunganya. Murabizi abadamu, amafi kubanza ukoza, ugaharuraho bya bintu by'inyuma, ugakuraho amahwa, ukagatunganya neza kugira ngo uze kugashyira mu mavuta kari fresh. Umugore muri cya gihe gitangira gukora mu nda y'ifi, gukuramo ya myanda, akura mu ipfundo. Akuye mu ipfundo asanga ni rya sogisi ririmo amafaranga. Oh haleluya! Arangije, aha niho iyi ndirimbo, uyu muririmbyi wa 45 niho yaturutse. Yesu nashimwe cyane, niho yaturutse. Arangije ngo araririmba iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabirondora, nta n'uwabimenya. Imana ishimwe cyane. Ageze mu rugo, akaranga ka gafi, aririmba ino ndirimbo tugiye kuririmbana. Ngewe bundi iyo bigeze aho ngaho, n'ubu n'ubutumwa, ibi nabyo tubiganireho, tubivugeho neza, tujye tumenya umwami twiringiye uwo ari we. Haleluya! Tujye tumenya Imana dukorera. Shuti yanjye, ntuzakorera Imana kuko uri mu munezero. Hari abantu bazi ngo iyo umuntu ari mu munezero, ari mu bisubizo, nibwo akorera Imana, ariko niyo waba uri mu bigeragezo ugomba kuvugira iyi Imana. Imana ishimwe cyane. Akaranga ka gafi aririmba iby'Imana ikora biratangaje, nta n'uwabirondora. Ubu ntegereje nihanganye. Haleluya! Arangije amaze guteka ka gafi, ategurira umugabo neza, ni ibyishimo. Umugabo arangije aravuga ati, ariko uyu mugore yasaze, agiye gupfa none ariho araririmba. Umugabo arya yafi, arangije umugore afata kagapfunyika agashyira ku meza. Oh haleluya! Agashyira ku meza. Umugabo akabonye ararabirana, umugabo akabonye aratangara, umugabo akabonye arumirwa. Imana ishimwe cyane. Arumirwa, aravuga ati, burya uyu mugore bitebye ko ari jye wakijugunyiye, aho nakajugunye ko nta n'umuntu, uyu mugore katatinyuka kuba yaragiyeyo, uyu mugore bigenze gute? Ariko iby'Imana ikora bijya bidutangaza. Imana ishimwe cyane. Uwari bupfe abaho. Yesu nashimwe cyane. Reka dufatanye iyi ndirimbo. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Imana ishimwe cyane. Ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Icyo ni igitero cya mbere. Ariko icyo nzi neza
nuko nzi neza yuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye kugira gute, ari byo nkwiriye gukora. Icya kabiri kikavuga ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ubu ntegereje kandi nihanganye, haleluya, kuzasobanukirwa byose, ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Haleluya, haleluya. Iyi ndirimbo ndayibatuye. Umuntu wese ubashije kunkurikirana uzafata umwanya iyi ndirimbo uyiririmbe yose. Mu rugendo ntabwo byose twabimenya. Buriya uramutse muri uru rugendo uzi ko hari ibintu uzahura nabyo bizababaza umutima wawe, urwo rugendo warusubika. Ubizi neza ko mu rugendo hari bizakomeretsa umutima wawe, waruhagarika. Ariko uyu muririmbyi araririmba ngo ubu ntegereje nihanganye. Nawe aho urutegereze wihanganye. Haleluya, aho urutegereze wihanganye, kuko ubw'ibyago byose bizaba bimaze gushira, ubwo agahinda kose kazaba karangiye, ubwo gutotezwa bizaba birangiye, ubwo kwangwa n'abantu bizaba birangiye, ubwo gusuzugurwa bizaba birangiye, ubwo uyu mubabaro ufite uzaba warangiye, usigaranye guhimbaza Imana gusa. Imana nishimwe cyane. Usigaje kuramya Imana, usigaje kuvuga Imana, usigaje kuririmbira Imana, aho ngaho ubw'ibyago byose bizaba bimaze kurangira. Uyu nawe yabonye gutabarwa kubera ko yari yiringiye Imana. Ntabwo yigeze yiringira abakomeye, ahubwo yiringiye Imana. Yaravuze ngo iyi Mana ishoboye byose, kandi Imana imukorera igitangaza. Nawe hari igitangaza cyawe gihari kubera Imana iri kumwe nawe, ukubanye nayo. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndashimira Imana, ndashimira Imana ko yabanye nanjye. Ndashimira Imana ko igikora imirimo n'ibitangaza. Ndashimira Imana ko igikura kure cyane mu rwobo uwari upfuye akabaho. Ibyo Imana ikora biradutangaza. Yesu ashimwe cyane. Muri Zaburi y'103 haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Reka tuhasome. Haleluya, haleluya, haleluya. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Yo Yesu, Imana yacu ni nziza. Umurongo wa mbere avuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. 3, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Haleluya. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Bwira umutima wawe ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye, ntiwibagirwe aho yagukuye, ntiwibagirwe intambara yakurwaniriye, ntiwibagirwe umutima wawe, ntiwibagirwe. Nihagira n'ikiza kukurwanya ujye uvuga ngo ubwo Imana yabanye nanjye, ubwo kiriya cyakoretse n'iki ngiki kizakoreka.
Oh haleluya. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yakugiriye, ngo kandi ngo niyo ibabarira gukiranirwa kwacu kose. Abantu bakuza hashize ntabwo bakuza aho uyu munsi wa none. Abantu bakuze mu byo wanyuzemo, muri za ntege nkeya zawe wari ufite kirya gihe, kuri urya munsi wari wabyutse ufite intege nkeya, bakubonera muri iyo shusho ariko ntibakuze uyu munsi. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye, ngo kandi ngo niwe ukiza indwara zose. Urarwaye, ufite uburwayi, urumva bwarabaye karande, ariko bwira umutima wawe, ubwire ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe, kuko nubwo urwaye hari n'ibindi yabanje gukora. Ubwire rero ubwo burwayi ngo waburwayiwe, nubwo ubona binkomereye ariko hari Imana yankijije cya gihe. Hari Imana yabanye nanjye cya gihe, hari Imana yandwaniriye, hari Imana yandwaniriye ndi mu ishuri, hari Imana yandwaniriye ndi mu bigeragezo. Oh haleluya. Hari Imana yabanye nanjye. Ubwira umutima wawe ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Erega iyo umutima wacu himbaje Uwiteka, iyo umutima wacu unezerewe Imana, iyo umutima wacu uriho uramya, twuzuye kuramya, twuzuye kuririmba, nubwo batubona ko tugiye gupfa, nubwo batubona yuko byarangiye, ariko hari ukuntu Imana igihisha abantu bayo. Hari ukuntu Imana itwikira, igatwikira abantu bayo. Haleluya. Dutangira nababwiye ngo hari igihe ikigeragezo uba ugifite mu nzu hanze kitarasohoka, ukaguma ukihagararaho ukiyumanganya, ariko burya hari igihe kigera kigasohoka. Ariko bwira umutima wawe ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Zaburi ya 41 umurongo wa 12, aho sinirirwa mpajya, haravuga ngo iki nicyo, haleluya, iki nicyo kizatumenyesha yuko twishimira. Iki nicyo kizamenyesha yuko Uwiteka Imana nyishimira. Haleluya. Iki nicyo kizatumenyesha yuko Uwiteka Imana twishimira, nuko abanzi bacu batazavugiriza impundu kunesha. Nimvuga abanzi, s'il vous plaît, nturebe umuntu mwagiranye ibibazo. Nimvuga ngo umwanzi wawe ntazakwishime hejuru, nturebe mu muryango wo mwagiranye ibibazo. Oya, buriya nta kibazo mufitanye, uriya ni umwarimu wawe. Umwanzi wacu ni Satani. Ye kuvugiriza impundu kunesha ku buzima bwacu, ye kuvugiriza impundu kunesha ku bana bacu, ye kuvugiriza impundu kunesha mu kazi kacu, ye kuvugiriza impundu kunesha mu mubiri wacu. Wa mukobwa we, Satani ye kuvugiriza impundu kunesha. Wa musore we, Satani ye kuvugiriza impundu kunesha. Wa mubyeyi we, mu mibereho uriho ucamo, Satani ye kuvugiriza impundu kunesha. Iki Zaburi ya 41 umurongo wa 12, iki nicyo kizatumenyesha yuko Uwiteka Imana utwishimira, Uwiteka Imana utunezerewe, Uwiteka Imana unezerewe imirimo dukorera imbere yawe, unezerewe kuririmba kwacu, unezerewe ivuga butumwa ryacu, unezerewe uko dufasha abantu bababaye, unezerewe ko tugaburiye abashonje, unezerewe ko hari umurimo tujya dukorera imbere yawe. Umwanzi wacu ntazavugiriza impundu kunesha. Haleluya, haleluya. Nurangiza ubwira umutima wawe ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyo Uwiteka Imana yagukoreye. Hari ibyo yakoze, n'ubu hari ibyo azakora. Ubwo yakoze kiriya, n'iki ngiki azagikora. Ubwo yandwaniriye, ubwo yankuye mu kaga, ubwo yankuye mu mubabaro, ubwo yankuye mu kwa muganga, ubwo bavuga ko birangiye akahankura, n'iki ngiki ndabizi neza. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yagukoreye. Haleluya. Nshuti mwene data, hari ikigeragezo urimo, hari ishuri urimo, hari intambara urimo, hari ibiguhiga, hari ibishaka kujya muri gereza ugaherayo, hari ibishaka yuko wirukanka ku musozi ugasara, hari ibishaka yuko ni byinshi. Ariko ufate Zaburi ya 41 umurongo wa 12,
uvuga ngo ikintu cyo kizamenyesha yuko unyishimira Uwiteka Imana. Umwanzi wanjye ntazavugiriza impundu kunesha, umwanzi wanjye ntazigera avugiriza impundu kunesha, ahubwo nahindukira azabona Uwiteka Imana yangiriye neza. Nahindukira uwabonaga ko ngiye gupfa azahindukira abone ko ndi muzima, ahubwo ndongera mvuga imbaraga z'Imana, ndongera mvuga gukomera kw'Imana. Uwabonaga yuko birangiye azahindukira avuge ngo burya wa muntu yabanaga n'Imana. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, mu ijuru hari Imana itabara. Ni igihe giti ntambara igashira, ni igihe gito murabuga cyahwa, noneho nkara mbika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mu ijuru ntihazagera mu ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Haleluya. Hazabaho igitondo kimwe, igitondo cy'umunezero, igitondo cyo guseka, igitondo cyo kuririmba, igitondo cyo guhimbaza, igitondo cyo kuvuga ko Imana wakurikiye ari nzima. Hari igitondo wigeze kugira abantu bakavuga yuko no gusenga udasenga. Hari igitondo wigeze kugira amagambo aba menshi. Hari igitondo wigeze kugira bavuga yuko wasaze utari muzima. Hari igitondo wigeze kugira baguhimbye amazina, ariko bwira umutima wawe ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka. Ntiwibagirwe bya bindi bya mbere Imana yagukoreye, wibuke ko n'ibindi izabikora. Haleluya, 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 haleluya. Ubwira umutima wawe, ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito umurabuga cyaho, ni igihe gito ukarambika umusaya wawe mu rubavu rwa Yesu Kristo. Nubwo tugifite kubabazwa mu isi, ariko mu ijuru nta mubabaro, nta n'umuruho. Nimureke turwane kigabo, duhagararane n'umwuka wera, duhagararane n'imbaraga z'Imana, duhagarare dusenga, tubane n'Imana, dukorere Imana, tubane n'Imana. Nubwo ubu buzima butugoye, nubwo ubuzima buruhije, ariko mu ijuru hari Imana iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Mu ijuru hari Imana itabara ntagire uyitangira, mu ijuru hari Imana igivuga ntagire uyivuguruza, mu ijuru hari Imana igihindura amateka y'umuntu. Ibi mvuga agiye narabibonye, ntabwo nkibibwirwa. Ibi mvuga mbihagazeho. Ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko waba uriho urarurira, amashuka yawe niwe yabizi, icyumba cyawe nicyo kibizi. Niba ufite aho uryama, niba utanahafite uriho ugenda usembera, ariko Imana yabonye amarira yawe, uhumure. Igihe cy'Imana ntabwo kijya gitinda. Igihe cy'Imana iyo cyageze, kandi iyo yavuze ntabwo yivuguruza. Nakubwira nari nkuzana ijambo rikubwira ngo umwanzi wawe ntazigera avugiriza impundu kunesha. Niba Uwiteka Imana, ikizakumenyesha yuko Uwiteka Imana ari kumwe nawe, ikizakumenyesha yuko Uwiteka Imana akwishimiye, ikizakumenyesha yuko Uwiteka Imana muri kumwe, umwanzi wawe ntazigera avugiriza impundu kunesha. Umutima wawe nuhimbaza Imana nubwo bikomeye. Ushobora kumbwira ngo se ngo nayihimbaza gute n'uyu mubabaro ndimo? Mu mubabaro, muri za ntege nkeya, pfuka mubwira Imana ngo umutima wanjye uraguhimbaje, umutima wanjye urakunezerewe, umutima wanjye urakubashye, umutima wanjye ugushyize hejuru, umutima wanjye, umutima wanjye, umutima wanjye. Njya nkunda kuvuga ngo Imana ntabwo ireba iki kibiri twebwe dufite inyuma.
Imana ntabwo ikangwa n'uko uri mwiza, Imana ntikangwa n'uko ubyibushye, Imana ntikangwa n'uko unanutse, Imana ntikangwa n'amashuri wize, Imana ntikangwa n'amafaranga ufite, Imana ntikangwa n'inzu nziza urimo ya etaje, Imana ntikangwa n'amakaro wicayemo, Imana ntikangwa n'igitanda cyiza uryamyeho, Imana ntikangwa n'amashuka meza uryamyeho, Imana ikangwa n'umutima wawe uyubashye. Haleluya! Umutima wawe wonyine niwe ureba ikanezerwa, umutima wawe wonyine niwe ureba ikavuga ngo uyu ni umwana wanjye, arimo ubona acunguye, arimo ubona yishimira, arimo ubona nezerewe. Imana nishimwe cyane. Umutima wawe rero uwurinde gusumbya ibindi byose birindwa. Nubwo amabuye ari menshi, nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo intambara nyinshi, ariko umutima wawe urindwe, umutima wawe urarindwe, umutima wawe urarindwa ibisambo, umutima wawe urarindwa abajura, umutima wawe urarindwe kuko uwo niwe Imana ishaka, uwo niwe Imana ikeneye. Ndashoje, tugiye gusenga n'Imana. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko hari ikindi udafite. Ushobora kuba uryama ahantu heza ariko hari ikindi gituma kuri hahandi uryama udasinzira. Ushobora kuba ufite akazi keza ariko hakaba hari igihanda kiri kuri wowe gituma ushobora kujya muri etaje nturyame ngo usinzire. Ariko nakubwira ngo Imana yabanye nawe cya gihe muri bya bindi wibuka, Imana yabanye nawe cya gihe muri bya bigeragezo wahuye nabyo ukabona Uwiteka Imana arakwambukije. N'icyo ngicyo kibwire ngo hari aho naciye, nta bwoba mfite, nzi neza ko nahanze hatambuka. Imana yankuye hariya, n'iki ngiki zakindenza. Ubwire umutima wawe ngo mutima wanjye turiza Uwiteka, mutima wanjye hanga amaso Imana, mutima wanjye tegereza Uwiteka, mutima wanjye. Ubwire umutima wawe aho uri hirya no hino, niba urwaye ukaba uri kwa muganga umaze igihe, abantu barakurambiwe, imiryango yarakurambiwe, cyangwa se nta niyo ufite, wabuze kirengera, bwira umutima wawe, ububwire ngo mutima wanjye, nubwo urugamba rukomeye, nubwo umubiri uriho undya, nubwo mbabaye, nubwo banyinubye, nubwo byagenze gutya, ariko mutima wanjye wibuke ko hari Imana yabanye nawe, kuba ugejeje uyu munsi umubiri wanjye ukiriho, nuko hari Imana yabanye nanjye. Ndakubwiza ukuri ntakubeshye, umutima wawe nuramuka utsinze uraba ufite igisubizo mu biganza byawe. Haleluya! Turashoje. Ukeneye ko dusengana, ukeneye ko dusengana, ukeneye ko tuganira, ukeneye. Erega hari icyo mfite wowe udafite, hari n'icyo nawe ufite jyewe ntafite, ariko byose tubihurije hamwe biruzuzanya. Imana nishimwe cyane. Buriya babiri baruta umwe. Iyo abantu bari kumwe na Bibiliya irabivuga ngo batatu bahuje umutima, ngo icyo bazasaba cyose Data bahuje umutima ngo azakibaha, ngo kandi icyo bazahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, icyo bazahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Bisobanuye ngo jyewe nawe duhuje umurungu umwe w'urukundo. Haleluya! Icyo tuzasaba cyose Data twizeye, harimo gukiranuka, harimo kubaha Imana, harimo kugendera mu nzira y'Imana, tuzagihabwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni Imana ikiranuka muri byose, kubw'ubuntu n'inama igitugira. Ni Imana ikiranuka, ni Imana ishobora byose, ni Imana igiturwanirira. Uri Imana, uri Imana ishobora byose, uri hejuru y'amajuru, uri rubasha, nta kijya kibasha kurogoya imigambi yawe. Ujya uburanira abantu, abarenganwa ukabarenganura,
haleluya. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Aho uri Imana irakuzi, aho uri Imana iragukunda, aho uri Imana ikwitayeho, aho uri Imana ntiyakwibagiwe. Ngewe narayibonye, nabonye Imana, ntabwo nkiyibwirwa. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ukeneye ko dusengana, hari nimero ziriho, uraza kubireba, hanyuma uzampamagare tuganire dusengane Imana. Nzi yuko hari Imana ishobora byose, nta kiyinanira. Imana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, uri Imana y'agakiza kacu. Amagambo yawe ni meza ku buzima bwacu, kandi ujya usohoza gukiranuka kwawe mu mibereho yacu. Ujya wigaragaza mu nzira tunyuramo, ujya wigaragaza mu mirimo yacu, ujya wigaragaza mu mibereho yacu. Kandi icyo ushaka ukeneye imitima yacu. Imitima yacu irarindwe rero. Imitima yacu igendera mu gukiranuka kwawe. Imitima yacu ikubahe mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu nzira zose tunyuramo, tukubahishe. Kandi ijambo ryawe riratubwiye ngo ngo ikizatwemeza yuko Witeka Imana uri kumwe natwe kandi utwishimiye, abanzi bacu ntibazavugiriza impundu kunesha. Kandi umwanzi wacu ni Satani, niwe uduhiga ku manywa na nijoro. Uwo nguwo rero kubera ko uri kumwe natwe, ntabwo azigera avugiriza impundu kunesha, kuko tugendana nawe tukabana nawe, kuko duhirimbanira gukubana. Turabashimiye mwese mwari mukurikiye mu muryango w'umurizo. Bye, ciao ciao.